This is love story Inzira. Reka twigarukire ku nkuru yacu tugeze kuri episode ya 4, aho duherukana Manzi yemereye Karabo kuzajya kumwereka mu rugo, akaba yamusabira akazi, akasaba n'ubufasha bwo kugira ngo umusaza wa Karabo abashe gukurikiranwa n'abaganga kugira ngo nawe bamuvure. Ese bigeze hehe? Reka rero dutangire. Tukigera mu rugo twasanze ababyeyi bombi bahari. Ndangije mbereka Karabo, mbatekerereza amateka n'ubuzima yanyuzemo, niko kubasaba ubufasha bwo gutabara musaza wa Karabo kugira ngo abashe gukurikiranwa n'abaganga, cyane ko ari umuvandimwe wenyine Karabo yari asigaranye nyuma yo kubura ababyeyi be bose n'umuvandimwe we mutoya bari basigaranye. Umusaza rero akaba ari we muvandimwe wenyine wundi yari asigaranye mu muryango wose. Ngibi bimwe mu byo twaganiriye. Natangiye mbwira papa ni papa nawe mama, ndabashimira ukuntu muri ababyeyi beza buje urukundo, kuba mwarafashije tugatabara Karabo, ni byiza pe, mwahabaye intwari, ariko ngo nurya inka ntukananirwe n'umurizo. Twamubaye hafi kuva yarwara kugeza ubwo akize, ariko nyuma yo kubura mama we nk'umubyeyi we yari asigaranye, akabura karumuna ke gatoya bari basigaranye, umusaza we nawe kuri bari gutabaza, ari mu bitaro, ararwaye cyane, arenda kubura umwuka, mbese arasa nk'ugiye kubacika, ararwaye cyane kandi ubushobozi nabwo bwo kumuvuza ntabwo njya nk'uko mubibona, no kugira ngo abashe gukira nuko mwagombye kuhaba. Rero nagiraga mbisabire niba bishoboka kugira ngo mufashe dutabare musaza we, byibuze nawe turebe ko yagarura ubuzima bwe kumucika. Umunyarwanda yaravuze ngo gira neza wigendere kuko ineza uyisanga imbere. Papa yariyumviriye maze arambwira ati mwana wanjye, ntacyo nakwima, kandi umutima ugira uzawukurane, kandi uzavemo umugabo ushimwa n'Imana ndetse n'abantu bose. Tuzabikora kandi vuba. Mwana wanjye Karabo, nawe humura, musaza wawe azakira, tuzakora uko dushoboye kose tumuvuze. Nakomeje nisabira papa ni none se papa, ko Karabo ntahafiteho kuba, mbese yiberaga ku muhanda, nta kuntu mwanyemerera tukamucumbikira akibera hano mu gihe atarakira neza? Papa arangije aramwenyura, arangije arasubiza ati oh, nta kibazo Manzi, na musaza we nakira azaza hano twibanire nta kibazo. Nanjye aho narindi numvise ibyishimo bisaze, ndamubwira ni ariko nkomeje kwihererana ijambo, reka Karabo nawe agira icyo ababwira, mbese abaganirire. Karabo n'amarira menshi amubunga mu maso, yahise atangira avuga ati mbere na mbere babyeyi banjye, babyeyi nkunda, mwambereye ababyeyi b'intwari, mumbera umuryango ukomeye, mbanje kubashimira. Kubaho kwanjye kuri ubu nimwe mbikesha, mwambereye byose, ku bwanjye inkuru yanjye niba ikivugwa ku musozi, mba narapfuye kandi mba naribagiranye. Mwankoreye byinshi rero, mwakoze byinshi bishoboka kugira ngo mbeho, murandwaza, muracumbikira, mwarangemuriye, mbese murampumuriza. Mbese muri make navuga ko kuba nyiriho ubuzima bwanjye bwose mwafashije cyangwa se mwafatikanyije n'Imana kugira ngo mbe nyiriho. Imana yo mu ijuru aba ari izabamembera, kuko ngewe ibihembo naho nabikora nabahemba, gusa ibihembo bitabora Imana itanga izabibahe, kandi imigisha y'uburyo bwose ntikabure kubageraho. Sinabura kandi gushimira Manzi umuhungu wanyu, wambaye hafi mu burwayi bwanjye bwose. Ni ukuri mwabyaye neza, Imana ikomeze kumugwiriza umunezero, kandi ijye ihora imuhora iruhande, kandi ijye imuhira mu byo akora byose.
Ababyeyi banjye barishimye cyane basezeraniye Karabo kuzamuba hafi kandi n'akazi barakamwemereye, bamwemerera ko agomba kuzajya akora, bazajya bamufasha ibishoboka byose, noneho ya mafaranga bahembwe amufashe kuba yakiteza imbere. Umunsi umwe twicaye mvuye ku ishuri, twarimo tuganira nk'umuryango, tuganira ku buzima bw'ishuri, nuko mbaza papa ni babyeyi banjye rero mbashimira uburyo mutwitaho, njyewe n'uyu mushiki wanjye Karabo, ariko hari akantu nashakaga kubisabira. Papa nawe ati nta kibazo mwana wanjye, saba icyo ushaka cyose. Narakomeje ni papa, wakwemerera Karabo ko asubukura amashuri ye maze nawe akabasha kwiga akarangiza kaminuza nk'abandi? Papa yahise asubiza vuba vuba ati ugize ngo? Ngaho nguko iyi mvugo ko isa nk'ica ibikuba. Ubuse ni ugukanga amanzi, ni uko isa atabyumvishe? Ese wowe ubona bizaherera hehe? Reka duhure ubutaha. Kora subscribe, share, wandike ibitekerezo hasi muri comment.